Tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mu Rwanda, mu mahanga, muri diaspora, ahantu hose muherereye mukamukurikira ibiganiro by'Umurimbo TV. Tubahaye karibu, tubifuje kugubwa neza. Hanyuma turugira ngo tubabwire yuko imbere yanyu nimba ugeze ku Umurimbo TV bwa mbere ukaba utanze, ngewe nitwa Sauda, channel yo n'Umurimbo TV. Hanyuma dukora insanganyamatsiko zitandukanye, ariko hafi ya zose nizo kubaka umuryango, nizo kugirana inama, kungurana ibitekerezo ku bintu bitandukanye, kwigishanya iyo bibaye ngombwa, n'ibindi bintu byose bitandukanye bituma tumererwa neza mu muryango. Ubwo rero kora subscribe kubera yuko washyitse wahageze. Hanyuma rero nawe ube umwe mu bazajya bakurikira ibyiza byo ku Murimbo TV, no kuryoherwa ndetse no kunguka ibintu byinshi bidufitiye akamaro, kugira ngo ubuzima burusheho kwisunika no kugenda neza. Uyu munsi rero ariko mbere na mbere mbibutse mujye musharinga bino biganiro, umuntu abirebe mu birangize, kuko iyo utakirangije bituma inama twatangiye zigucaho, cyangwa se ukumva ibice, ibindi bice ntubyumve, kandi wenda mu by'ukuri ari byo byari kuba ari ingenzi cyane. Abakunzi b'Umurimbo TV rero uyu munsi nabwo tugiye kujya mu nsanganyamatsiko nk'izisanzwe, niyo kuganira ku buzima bwacu. Tugiye kuganira rero, karibu tugiye kuganira. Hari ikibazo cyari kitugoye, hari abantu nyine twagize ibibazo bitandukanye byo kuba dufite inkovu ahantu hatandukanye. Niba uyu munsi ufite inkovu ahantu hatandukanye, izo nkovu zikugora, izo nkovu wivura ntizikire kabisa, nguhaye ikaze kubera ko tugiye kuganira uburyo cyangwa se imiti ugomba gukoresha kugira ngo izo nkovu zikuri ku mubiri uko zaba zimeze kose ziveho, mu gihe uzakora ibi bintu tugiye gutunganya, cyangwa se tugiye gukora, cyangwa se tugiye kukwigisha uko uzabikora kugira ngo uryoherwe n'umubiri wawe, umubiri wawe use neza kabisa. Eba inkovu zirabanga mama na nyagasani. Ubwo rero ni ibintu bitanu bizagufasha, kandi ukazaza hano uvuga uti mwarakoze, cyangwa se ndashimira Imana yatumye menya Umurimbo TV. Ibyo rero nta bindi, ikintu cya mbere uzifashisha ukurikira akantu ku kandi, cyangwa se ubyandika ahantu kugira ngo bikorohere, ariko ni bike, ntago bigoye kubifata. Bo icya mbere rero twatangiye ni imbuto za avoka. Imbuto za avoka, nituvuga avoka wumve yuko ari ugukata avoka ukayirya, ugakuramo ruriya rubuto ruri imbere. Ruriya rubuto ruri imbere rero ruba rufite naho rwo akandi kantu kagashishwa, ugashishuraho, hanyuma ugasigaza ruriya rubuto rukeye neza. Ubwo ngubwo tuzabereka uko urubuto rwa avoka ruba rumeze. Hanyuma rero turaza kubabwira uburyo umuntu agenda bitunganya. Ikintu cya kabiri ni tungurusumu. Ikintu cya gatatu ni amababi y'ipapayi. Amababi y'ipapayi, urabona ipapayi rero iyo yeze cyangwa se yarameze, biriya bibabi byayo biba biri ku giti, biriya bimeze nk'ibiganza. Kiriya ni ikintu nacyo ukeneye kwifashisha. Ikintu cya kane ni igitunguru. Igitunguru iki ngiki gitukura, mana uyu ni umuti ku bintu byinshi cyane, byinshi. Indwara ubundi igitunguru kigira ntago wazazibara ngo uzazivemo. Hanyuma rero ikintu cya gatanu ni umuceri. Umuceri uyu nguyu turya, umuceri nyine, umuceri twese turawuzi. Uti rero ubigenza gute kugira ngo ibi bintu bigufashe? Ikintu cya gatandatu nari nibagiwe, ni bitandatu navuze, ni bitandatu, bigomba kuba bitandatu ubundi, sibyo? Ibyo ni byinshi cyane bitandukanye, ariko uyu munsi ngiye nateguye bitandatu kubera yuko nibyo namaze kumenya ngo rwose naravuze ni nanjye ndashima Imana ko nabimenye. Rero ni amavuta ya elayo, cyangwa se amavuta ya olive oil. Aya mavuta nayo rwose mujye muyubaha kabisa, nayo kubahwa. Abayakoze rwose abafite amahirwe yo kuyabona rwose barimo neza. Hanyuma rero tugiye gukurikizaho gahunda y'ukuntu ibi bintu bitegurwa kugeza bikubereye umuti. Ibi bintu byose urabifata nk'uko twabivuze haruguru. Ni ukuvuga ngo harimo urubuto rwa avoka, itungurusumu, ipapayi, ibibabi byayo, ibitunguru bitukura, umuceri,
hanyuma n'amavuta ya olive oil cyangwa se huile d'olive cyangwa se erayo, amavuta ya erayo. Aha biba byoroshye se mw'abantu mwe ni atari. Hanyuma rero uburyo bwo kubitegura, urafata ibyo bintu byose nk'uko tubivuze, ufate urubuto rwa avoka ururape. Twari kubibereka ariko nyine ntabwo byakunze ko hari utuntu twabuzemo. Hari gufata urubuto rwa avoka kuriya, iyo umaze kugikuraho kari agahu kirisatura nyine kikavamo ibipande bibiri. So ufata igipande kimwe ugafata rape ukakirapa, icyo ukeneye ni iriya fu, ukakirapa kabisa, ukakirapa igisate kimwe sava. Ikindi gisate buryo ushobora no kukibika kikamara n'umwaka. Avoka, urubuto rwa avoka nirwo rubuto mu mbuto nabonye rubikika neza ku buryo rwamara igihe kinini rutaragira icyo ruba. Hanyuma rero urape icyo gice kimwe. Bwa kabiri ufate tungurusumu utunoza utuntu tune, ubwo dutungurusumu tune cyangwa se uduheke tune, natwo udusekure, sibyo, udusekure kabisa tunoge, udushyira aho ngaho. Noneho ufate ya mababi y'ipapayi nayo uyasekure cyangwa se uyarape, uya blending muri blender nimba uyifite byiza cyane. Uya blending ikibabi kimwe cyonyine ugikatakate dutoya, nurangiza ukiblending nacyo ugishyira aho ngaho. Nurangiza ufate cya gitunguru cy'umutuku nacyo ugikate ukirape muri ya rape nka kwa kundi warapye ya rwa rubuto rwa avoka, narwo urushyira aho ngaho. Hanyuma nurangiza rero, sibyo, urafata umuceri urushyi rumwe rw'umuceri, urushyi rumwe, yes. Nurangiza ufate ibyo bintu byawe, wa muceri uwufate ushyire mu tuzi duke cyane, uwucishe ku ziko gatoya, uwushyire ku mbabura, kuri gaze, kuri ziko ryose waba utekeraho, ku nkwi cyangwa n'ahandi hose utekera, nta kibazo, ibyo birakureba. Icya mbere ni uko ukora uwo muti. Hanyuma nurangiza uwucisheho iminota 5 uwo muceri, ariko nimba ari ziko ryaka cyane ukoreshe iminota hagati y'2 n'3. Uwutogose umere nkaho utangiye kuzamura kwa kundi utangira kugira utuntu tw'udufuru. Muri kubyumva, mubikurikire neza mw'abantu, kuko buriya ubwiza bwacu ni icyizere cy'ubuzima bwacu. Ubwo ndavuga ubwiza bw'imibiri yacu. Noneho nurangiza utangiye kuzamura nk'ifuru, hari ukutangira kubira noneho ugatangira gusa nk'uzamura ifuru. Iyo utangiye kuzamura ifuro rero nurangiza uriya muceri uhita uwukuraho, nturindire kushya cyane ngo ukamemo twatuzi, biraba bijyananye gutyo. Utangiye gusa nk'uzamura ifuro nyine, utangiye nko gushya nawe ukaba ubibona nyine, muzabikurikize gutyo. Ndabinginze nyine mwumve yuko nagombaga no kubibereka mu buryo bwa pratique, ariko ntabwo byankundiye, ariko basi nzi ko mbibasobanurira, kandi umuntu wese uzabikora azumve yuko arimo gukora ikintu cyanyacyo. Hanyuma nimurangiza rero mufate bya bintu byose, hari bya bitungurusumu, hari bya bitunguru, hari ya mapapayi, byose mubifate. Nubona buri kimwe cyose wagikoze kikabyara amazi, cyihorere nta kibazo. Ubifate byose uhita ubihuriza hamwe, sibyo. Numara kubihuriza hamwe, ubwo ni ukuvuga ngo uriya muceri please ndabinginze nuwuteka ntabwo uzashyiramo amazi ngo akame. Ni ukuvuga ngo ufata urushyi rw'igikombe, urushyi rwawe rw'umuceri, warangiza ukarushyira mu isafuriya cyangwa ikindi kintu cyose utekeramo, warangiza ugashyiramo igikombe cy'amazi, igikombe ukagishyiramo, cyangwa tasi cyangwa ikirahure, icyo ukoresha ni wowe ukizi. Ugasukamo, warangiza ugacana. Hanyuma rero ugatangira kubona ko umuceri utangiye kuzamura utuntu tumeze nk'udufuru, sibyo, kwa kundi utangiye kuzamura, donc nawe ubwawo n'amazi aba yamaze guhinduka umweru. Okay, warangiza ugahita uwukuraho, ugahita ubifata byose hamwe ukabihuriza hamwe. Ririya papayi nurisekura cyangwa nuri blending ribyara amazi ubwayo, sibyo. Nujya kurisekura cyangwa kuri blending uzongere mu tuzi duke cyane nk'igice cy'ikirahure,
sibyo igice cy'ikirahure uzagisukemo hanyuma rero nugira bizabyara n'ayandi mazi rizibyarira utundi tuzi hanyuma ni tungurusumu y'irapa yabyaye amazi igitunguru kirapa cyabyaye amazi ikintu kitabyara amazi ni iki kibuto cyavoka nurangiza byo bintu byose ubifate na wa muceri urimo y'amazi ibyo bintu uko ari bine ubifata ubihurize muri blender yawe cyangwa se ubihurize niba ari mu isekuru mana yanjye ariko blender mw'abantu musha blender nyine buriya ni umuti kabisa kandi blender ziruzuye mu moko atandukanye iza makeya iza menshi mana nyagasani niba hari iduka rifite ibyombo rishaka yuko tuzajya turyamamariza bakajya kuriguriramo ibintu byose mukaba mufite ibintu kandi kuri igiciro cyiza muzatubwire hanyuma dukorane tubamamarize abantu tujye tubibayobora baze mpaka ku iduka ryanyu babagurira ibyo bintu ibintu bibagendekere neza nuko ubwo rero ubihurize muri blend nurangiza wongere ubibranding bya bintu bivangavanze muri kubyumva numara kubibrandinga bivangavanze ubwo nyine ndi kubabwira uko nabikoze bikankorera umuti man ariko sidasoza nyine umwanya wambanye muke narajagaraye biteye ubwoba nyine kubera shida za duniya urumva nyuma nanjye umuntu afite ibibazo byinshi hari igihe biza rero bikihuza ugasanga ubuze n'akanya ko kuba wita no ku bintu nk'ibyo ngibyo nagarukijemo hagati ariko resulta nabonye nibura aho ngejeje zirahagije cyane zirahagije inkovu ko izaba imeze kose yarakunaniye ntago ari ukuvuga ngo ni mu maso ngo ni ku maguru ngo ni hehe inkovu zo ku maguru nizo zanga gukira pe ariko uyu muti ndawubatuye noneho nurangiza bya bintu bihurize muri blender wongere ubibranding nurangiza ufate ibyiza urabona hari akantu ngiye mfite mu rugo kakamustekeri gakamura kajya kamfasha gukamura ji nk'iyo nakoze ji nyine karamfasha kuyikamura neza ji y'inkora amatunda murabizi yuko ntabwo umuntu ashyira muri blender rero kamfasha gukamura ji y'amatunda fresh n'ibindi bintu nyine bisaba gukamura noneho rero iyo ugafite kari akamustekeri biba byiza kurushaho uragakamuza muratuzi no hari abacuruza ibyombo tuba turimo turiya tuntu tuba tumeze nk'utumustikeri bayunguruza noneho nimba utagafite urakoresha akayunguruzo nibiba byiza ukafite kari ak'icyuma ni sawa urabisukamo hanyuma ukamure cyangwa se ukoresha ubundi buryo bwose wakamura hakavamo ari amazi hariya niho ruzingiye ari amazi avamo noneho uzakamura avamo nyine ameze nk'afashe nk'igikoma sibyo ukamure hanyuma ibikatsi byawe ubigira ute ubijugunye ariko buriya nabyo turacyabyigaho hari igihe wasanga biriya nabyo bifite akazi bikora noneho nurangiza rero uriya mutobe ubonyemo hariya cyangwa kiriya gikoma ukuyemo hariya uriya ni umuti nshuti hanyuma ufate ugire gute ufate utuyiko tubiri tw'amavuta ya elayo ushyiremo uvange kabisa ukoresha ikiyiko ukoresha kandi kantu ukoresha mu kuvanga ariko wakoresha nk'akayiko cyangwa agakanya uvangire mu kintu nyine wakamuriyemo wa muto uvange kabisa uvange ubone ko biri kwivanga bitangire kuzana ifu nurangiza ubitereka hariya hanyuma bikore iki bibanze nyine byongere byisubiranye nyine biruhuke tuba tuganira ku tuntu n'utuntu noneho nibirangira rero uhita ukoraho akazi ko gukora iki sasa ko kwisiga wa muti wawe ngiye nkunda kuvuga amasaha ya nimugoroba cyangwa muri weekend kwa ko nanjye iyo ngerageje kugira ibyo nkora nibwo mbikora nibwo umuntu abona akanya ubaye wibereye ufite akanya rero wibera mu rugo na amahirwe nyine na amata by'amavuta uzajya ubifata isaha yose ushakiye icya mbere nuko ubisiga ahantu hari inkovu zawe ahantu ufite inkovu kandi ugomba bwira nago bikuraho inkovu gusa biyongera bikazana n'umubiri mwiza bikuraho nyine rwa ruhu rushaje umuntu akongera agasubira mu itoto ni ukuvuga ngo ibaze ko ni masike nyine ni anti-age cyangwa se ni birinda no gusaza ku ruhu nyine ku muntu waba ufite uruhu rushaje rukakaye rugaragara nabi ubwo ngubwo nyine biragufasha so ugomba kubifata rero ukabyisiga byaba byiza
ukaba ufite tuno tuntu simbanze nuko babyita ko muri farumasi ukazajya ukozamo ugasigisha. Nimba utanagafite rero koresha intoki wisige, biba bimeze nk'amavuta ya creme, warangiza ugasiga ahantu hari inkovu, n'aho atari inkovu hose ugasiga kugira ngo uruhu ruse neza, ariko cyane cyane ahantu hari inkovu, ahantu hari ubona nyine hatameze neza, ugasiga hose, warangiza ukitereka ukabimazaho iminota 30. Urumva iminota 30 warangiza ugakaraba, ukabikaraba aho wabikarabye, yaba mu maso yaba hehe, ntabwo ukaraba n'isabune, urabikaraba n'amazi y'akazuyazi bikavaho bikarangira. Ibyo bintu mbaza ngo uzabikora igihe kingana iki kugira ngo inkovu zigende zishireho. Ngiye nababwiye yuko nanjye ntago mba mbabeshya, nanjye sindasoza, ariko namaze kubona ko ari umuti pe, ni umuti wongere ngo ni umuti, nanjye rwose naremeye mana yanjye. Ubwo rero ibyo bintu nubikora iminsi 21 sha, ubwo nyine nta nubwo bizarindira iyo minsi yose, ntago bizarindira iyo minsi yose. Wowe ubwawe bitewe n'inkovu yawe ukuntu imeze, cyangwa nyinshi cyangwa iki, uzakora igihe nikigera nibirangira nyine ubiveho. Kandi narababwiye ngo nuzajya ukora umuti ukagukorera ukabona uragukijije, ntukawureke burundu, ujye umara iminsi runaka wongere uwukoreshe, kubera ko uruhu rwawe ruba rukenera amavitamine arurinda. Uzajya ukomeza wongera ubikoreshe kenshi kugira ngo bibe protection. Niba wakize n'ubutaha uba ukeneye kugira ngo ntibizongere kugaruka. Naho ubutaha, Imana ibarinde, murakoze cyane, ndabakunda.